n'ugerayo akagafana n'akamaro uko kameze arahita amenya ko avuye kwa Justin. Aba basore nawe kandi burya utwaye icumu rya sheri ubundi rero aba bahungu b'abakumiriza abahungu bagomba kujya bakumira nk'imbaraga azaharishwa abasore bagenda bigenzagenza ntugakingure barumuna bawe ujye muguma ku marembo. ni mugejuru rero reka tubinginge mugejuru turirimbana indirimbo ya 90 mu gakiza ibice bibiri gusa niturangiza mama Bezuwe dusengera Imana kugira ngo usohoze ubutumwa ariko utaha nugaruka cyuma burya ntabwo kiri mu gihe ubundi tuba turi hamwe ducira ariko kubanza yakinya cyuma da mugererera turirimbana indirimbo ya 90 hanyuma ubundi badusengera Imana. Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona ni ibi kwizera umwami Yesu no guhora gendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kuyandinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. turagushimiye kubera ko uyu munsi wari umunsi mu mateka yacu yose kubaho kwacu twari ufite uyu munsi kuzahura abana twicajwe ijambo tugezeho umuryango. Rero mwami Yesu turagushimiye wabanye n'abashyitsi bacu wagendanye nabo ubageza hano amahoro. Mwanya wose tumaranye twabonye urukundo rwawe mu izina rya Yesu turabigushimiye. Mwami tugushimiye byose byakorewe ahangaha wowe ibyo twakiriye bitunga umubiri ndetse n'amagambo yose yavugiwe ahangaha ariko ndagusabye Mana kugira ngo wowe Uwiteka uyashyigikire mu izina rya Yesu. Byifuzo bivugiwe ahangaha Mana ndakwinginze kugira ngo ubikurikirane kugeza igihe uzabisohoza mu izina rya Yesu. Muri iyi miryango yombi hazaboneka amashimwe kandi tuzavuga gukomera kwawe. Niyo mpamvu rero tugusabye Mana ngo mu myiteguro yose ihari ugaragare nk'Imana kandi udushyigikire kuko mwami Yesu wowe Uwiteka tugufite utubereye byose. Urakoze mwami. Ngaho rero tugiye gutandukana gendana n'abashyitsi bacu Mana ubajya imbere bageze mu ngo zabo amahoro natwe usigarane natwe komeze kuturinda mu izina rya Yesu. Nimunsi nitwongera guhura nta gikuba cyacitse muri iyi miryango tuzagushima mwami. Ngaho turinde rero kandi tube bugufi
cyane turwanire intambara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ba mu ruhande rwacu kubera yuko uri mu ruhande rwacu mu bisa naho yava. Mu izina rya Yesu twere nabidukingira, mu izina rya Yesu turwanire Mana. Turakwinjiza kugira ngo Uwiteka ugaragare Mwami muri iyi miryango yombi, kandi mu izina rya Yesu ibyifuzo byabo Mwami ubisubize. Ayiwe Uwiteka, hari ibyo umuntu areba kibaza uko bizagenda, ariko Yesu ibyo bashyigikiye nta gituma bitaba. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo utegeke byose kubera ko birakumvira. Hanyuma undi munsi nitwongera guhura tuzaba turi gushima izina ryawe kubw'ibyo wasohoje. Gendana nabo natwe usigarane natwe, dusabye kwizera izina rya Yesu. Amen.